Ndabashimiye cyane kandi mbahaye ikaze bakunzi ba Stone TV Show. Amahoro y'Imana akomeza kubana namwe aho muri hose. Njye ubasuhuza nitwa Dodoschenko. Reka mbibutse ko ushobora kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye. TikTok Dodoschenko, Instagram Dodos akarongo kasi Chenko, Facebook Dodoschenko. Duheruka Ivan ahamagara yakitabwa na Denise agahita akupa igitaraganya agakuraho phone. Kevin na Kongore bo biteguye kuza gusezererwa. Denise na Karine bari kurebana y'ingwe. Denise azitegereje kumva ibintu Karine agiye kumubwira, agahitamo ko bakomeza kuba inshuti cyangwa gutandukana. Ese bakomeje ubushuti bwabo cyangwa Denise yaramwirukanye ngo asange Ivan, cyane ko ari gukeka ko bari kumuca inyuma? Ndabashimiye gukomeza kuduha ibitekerezo byanyu bitwubaka umunsi ku munsi. Reka mbahe ikaze kuri episode ya 33. Karine yatangiye kwitegura anumva neza ahantu agiye guhera iyo story kugira ngo yumvishe ukuri kose Denise. Karine: Denise, ndakwinginze nyumva neza. Cya gihe baguhamagara ujya kwa muganga bakubwira ko wa mushuti wawe Kevin yagiye muri koma, nibwo Ivan yahise ampamagara. Yarampamagaye, nanjye ntabwo nabikekaga ko ashobora kumpamagara, nta nubwo nakekaga ko ashobora kumpamagara mbere yawe. Mbanza kumutuka namurakariye cyane, ariko aranyapwaminga ansaba imbabazi, ambwira ukuntu ibintu byose byatangiye. Denise, ibyo bintu byose byatangiye nibyo nshaka kumenya. Ibyo bintu byanyu uko byatangiye nibyo nshaka kumenya. Karine: Denise, reka gukomeza kubyita ibintu byacu. Wikomeza kubyita ibintu byacu. Nyine ni uko abarambwiye ngo umunsi haba bidiye yararaye iwawe, ambwira bya bindi wambwiye nawe ko mwapanze gahunda z'ubukwe, abyuka ataha nk'ibisanzwe. Hanyuma yageze mu rugo ajya kuvugana n'uriya mushuti we witwa Kevin, ngo ibintu yamubwiye ni ibijyanye na ya nkuru ye ya TikTok. Izo nkuru zurazizi, ntabwo nazisubiramo, gusa nazo ntabwo nari nzizi niwe wazimbwiye. Ngo amaze kumva ibintu ari kumubwira, ngo Ivan yaje gusanga uriya muhungu w'inshuti ye magara ari we muhungu ngo wari uri kumutereta, cyane ko Ivan ari we wise Brenda kuri TikTok. Bakiri aho koko Denise yahise yibuka ko Ivan yita Brenda kuri TikTok, ahita atangira no gukurura impamvu Kevin yarwaye ahamagaza Brenda. Yumva atangiye kumenya ukuri. Denise: oh my god, oya ntumbwire, mana yanjye. Tayiga niwe muntu wari uri gutereta Ivan umunsi ku munsi kuri telefone? Nyagasani, ngaho komeza umbwire. Karine: nuriya muhungu, nari mfite ubwoba bw'ahantu nzabihera mbikubwira. We nawe akimara kubyumva gutyo ngo yahise yirwaza isereri, ngo kugira ngo agarukirize ikiganiro mo hagati, kugira ngo ataza no kwivamo cyangwa kugira ikindi kintu arenzaho, ngo yirwaje isereri. Ngo uriya mushuti we aramufata aramutwara amujyana kuryama iwe,
mushuti we ataha azi ko Ivan yarembye. Ngo Ivan ngo imitwe yamubanye myinshi abura icyo akora n'icyo areka. Areba kuguhamagara ngo abikubwire ngo yumva yaba ahubutse, ngo ahita ahitamo guhita yimuka akigendera. Ngo yagiye azi ko agiye mu Bugande, ariko asanga uncle we bagiye kubana ari kuba i Musanze. Ubu ngubu ngo ari i Musanze. Yari yarakuyeho phone rero ngo kugira ngo uriya Taiga atazongera kumufatisha, atazajya amuhamagara akanga kumwitaba, cyangwa yamwitaba akabura icyo amubwira, atazajya amwandikira ibintu noneho bigakomeza kurushaho kandi yamaze kumenya umuntu uri kumwandikira uwo ari we. Ahitamo kuba ahunze rero, akuraho na telefone. Biriya rero watubonye turi kuganira hanze yarampamagaye ambwira ngo ningerageza mugusabira imbabazi, ngo arashaka kumwumva, ngo arashaka kugusaba imbabazi. Si ibintu byose yagukoreye akakubwira uko byose byagenda, nicyo kintu ari gushaka. Yanze kukuvugisha njye ntarakuvugisha, ngo kuko ushobora kuba ibintu warabifashe nabi, ngo rwose ihangane umwumve. Kandi nanjye nahise numva ibyo bintu rwose bifite ishingiro. Wenda ushobora kutamubabarira ngo mukomeze mukundane, ariko ukamubabarira akumva ko nta cyaha afite, cyane ko umuntu akundanye mukomeje gukundana nta kibazo cyaba kirimo, mugahangana n'icyo kibazo ahubwo cyatumye yirukanka akagenda. Denise yumvishe ibyo bintu ahita akubita agati mu kuntu yumvaga ibintu byo gupanga ubukwe atari byo byatuma Ivan amusiga. Atangira kuvuga, Denise, nari mbizi ko umusore rwose nikundira namuhoye ubusa, nukuri nari mbizi. Karinda kwinginze mbabarira, sibyo? Amusore, mbabarira ibintu nagukekeraga, ntabwo nakabaye narabiketse, ariko wenda nawe ari wowe byakubaho, ntabwo narinze ukuri kose, sibyo? Karine, oya nta kibazo Denis, nta kibazo cy'ibyo ngibyo rwose, nanjye narabibonaga, niyo mpamvu nagutwaye gakeya. Ahubwo se uriya musore uraza kumubabarira? Denise, nampamagara ni ukuri ndabanza nisaze bya bindi byacu by'abakobwa, ariko nta kabuza ndaza kumubabarira. Ahubwo dutangire kwiga ku kibazo cy'ukuntu wowe ugiye kubana na Kevin kandi atari wowe Brenda. Noneho turwane n'ukuntu Kevin adashobora kumenya ko burya ya nshuti ye magara ariyo yari ari gutereta yise Brenda, kuko ibintu byose byaba bipfuye. Bakiri gupanga ibyo byose, Denise ahita abona telefone ye iri gusona, kumbe ni Kevin uri kumuhamagara. Akomeje kumenyera ko umuntu uhamagaza iyo nimero ari Kongore. Denise, halo Kongore, bite? Oya, ntabwo ari Kongore, ni Kevin, iyi Taiga. Ntabwo ari Kongore. Nyine turacyeka bagiye kudusezerera kwa muganga, tumaze kuvugana na dogiteri. Nese byaba byiza mubashije namwe kuza? Nyine icyo nshaka kuvuga, byakunda ko namwe mwaza hano kwa muganga bakadusezerera hamwe tugatahana. Kandi na Brenda umuzane, nabonye namwe mwabaye inshuti zikomeye, nawe umuzane. Mana yanjye, Ivan se ko twumvisha bamufitiye imipangu myiza, araza kwibwiriza ashyireho phone ahamagare, cyangwa araguma mu rujijo? Kevin we na Kongore wiwe bari gukeka ko bashobora kuba bagiye kubasezerera, none bahamagaye babakobwa ngo baze babasezerere bari kumwe kugira batahane. Ese bo barajyayo? Denise na Karine nabo bamaze kwiyunga. Denise amaze gusaba imbabazi Karine rwose ko
atakabe yaramufashe nka kuriya. Ese Carine we yabifashe neza? Bahaye ikaze kandi mbashishikariza kuzakurikirana episode y'ubutaha. Njye nitwa Dodosichenko, ndagira ngo nshishikarize buri wese utarakora subscribe, comment, like na share abikore nonaha kugira ngo dukomeze kubana gatanu